aha ni ahantu umugabo yaje gusangwa yarapfiriye mu nzu ndetse amazemo igihe kinini batazi aho hari kuko baje kumusanga muri ino nzu ndetse yaratangiye kubora. Mu by'ukuri murumva ko ibi ari ibintu biteje inkeke ku buryo butoroshye. Wenda reka mbasogongezeho gatoya nuko ibijyanye n'urupfu rw'uyu mugabo waje gusangwa mu nzu yarapfuye bifitanye isano n'ibyino nkuru Umutesi Scovia yagarutseho ubwo yavugaga ku kijyanye no gupimisha DNA, ariko abagabo bakaza gutungurwa no gusanga abana bari mu ngo zabo atari abana babo ndetse nta n'isano na ntoya abafitanye. Mbere yuko nkomeza ni inkuru reka mfate umwanya nshimire buri muntu wese wakoze subscribe ku Ivuko TV, ari nako nibutsa nawe utarayikora kugira ngo uyikore tujye turushaho kubana mu nkuru zacu ndetse mu biganiro byacu bya buri munsi. Rero reka nongere ngaruke kuri iyi nkuru. Mu by'ukuri Umutesi Scovia nawe yaje kuba yavugaho. Iyi ni inkuru mu by'ukuri ivuga yuko Minisiteri y'Umutekano mu gihugu cya Uganda yaje gusohora itangazo iburira abagabo badafite umutima ukomeye ko barekeraho ku bijyanye no gupimisha DNA z'abana babo, kuko bamwe barimo kuva gupimisha DNA bagera mu rugo bagakora ikintu kidasanzwe kubera gutungurwa no gusanga ibisubizo bari biteze atari byo bahawe. Mu by'ukuri iki ni ikibazo giteye inkeke, aho baje gusanga abagabo bari kugera kuri 90% bari gusanga yuko barerera rubanda cyangwa se barera abana batari ababo. Nanone reka ngaruke kuri no nkuru yabereye mu Rwanda mu karere ka Bugesera, aho uyu mugabo uri mu myaka 48 yaje gusangwa yarapfiriye mu nzu ndetse yaratangiye no kubora. Iki kibazo bajya kukimenya baje kukibwirwa n'undi mupangayi waruje gushaka inzu hafi muri icyo gikari uyu mugabo yapfiriyemo, ariko mu kuza kwinjira mu by'ukuri mu gikari abarimo bamwereka inzu ngo aza kumva aho hantu hadasanzwe hari umwuka mu by'ukuri udasanzwe ndetse twavuga yuko wari umwuka mubi. Nibwo rero uyu mugabo yaje kuvuga ati se koko ko numva iki gipangu kitameze neza, ko numva kirimo umwuka utandukanye nuko hakabaye hameze. Ngo nibwo yaje guhengereza mu idirishya mu kuza atungurwa no kubona uyu mugabo yapfuye ndetse ngo yarashwanyutse yaratangiye kubora. Nyirinzu nawe yaje gutanga amakuru avuga yuko mu by'ukuri iyi nkuru ntayo yari yaramenye ndetse uyu mugabo yari yaraje akamukodesha inzu bisanzwe nkuko n'abandi bapangayi ibaza, ariko nawe avuga yuko ataramuherutse atarazi mu by'ukuri ahantu yerekeje. Avuga yuko n'ubundi uyu mugabo ubukode bwari bukirimo haburagaho iminsi 3 ngo ukwezi kurangire, akaba ariyo mpamvu mu by'ukuri atabyitagaho ngo abe yamenya ngo uyu muntu ari hehe kugira ngo abe yagira ibyo amusaba. Rero mu by'ukuri murumva ko izi nkuru ari izi nkuru ziteje inkeke ndetse ziteye agahinda, ariko bimwe nababwiye yuko uyu mugabo mu gufata umwanzuro wo kujya mu nzu akikingirana akiyahura abifitanye isano no kuri iki kibazo Umutesi Scovia yagarutseho avuga ku bijyanye no gupimisha DNA z'abana bakaza gutungurwa no gusanga abana barera atari ababo. Rero reka mbanyuremo makeya muko uno mugabo byamugendekeye. Ngo we n'umugore we bari bamaze igihe bafitanye amakimbirane ku buryo nyine babonaga ko umwe ashobora kwica undi cyangwa se akaba yamuhemukira mu bundi buryo. Nicyo cyaje gutuma umugore ndetse n'abana bafata umwanzuro wo gusiga uyu mugabo bigira mu gihugu cya Uganda. Kandi ngo iki gihugu cya Uganda mwumvishe yuko ari cyo kiri kuvugwamo ibi bintu bijyanye no gupimisha DNA z'abana bakaza gushiduka cyangwa se gutungurwa no gusanga abana atari ababo. Rero uyu mugore ndetse n'abana be nyuma yo kwigira Uganda, uyu mugabo nawe yaje kwicwa n'agahinda mu by'ukuri biramurenga, ngo agerageza kuba yashaka undi mugore amushakiye muri ino nzu yari yakodesheje, ariko nabyo ntibyaje kumuhira. Nyirano mazu yakodeshagamo niwe waje gukomeza atanga amakuru mu binyamakuru bitandukanye, aho yavugaga ko uyu mugabo mu by'ukuri yaje gukodesha inzu ngo ndetse ngo ari kumwe n'umukobwa, ariko uyu nyiramazu akaza kumubwira yuko mu by'ukuri ngo gushaka umugore ari ikintu cyo kwitondera, ariyo mpamvu yamugiraga inama yo kugura bimwe mu bikoresho bazajya bifashisha nk'umuryango, harimo amasafuriya, imbabura ndetse n'ibindi.
n'ibindi. Ariko nyine uyu mugabo wakodeshaga ano mazu aza kuvuga yuko uyu mugabo mu gupfa kwe atamenye irengero, kuko na nyuma yaho ntiyigeze amenya aho wa mukobwa bari bazanye yanyuze, ahubwo baje gutungurwa no kuza kumubona yapfiriye mu nzu ndetse nta muntu n'umwe afite wo kumwitaho. ngira ngo murumva ko ibi ari ibintu biteye inkeke ndetse biteye n'agahinda. Ariko nk'uko nabibabwiye, nagira ngo wenda nkomoze kuri iki kintu gitera amakimbirane ku buryo bukabije cyane cyane mu ngo, aho bamwe baba bapfa ikijyanye n'abana, cyangwa se nk'uku nguku umugabo ashiduka asanze uyu mwana mu by'ukuri yavunikiye arera ubuzima bwe bwose, akaza gusanga uyu mwana atari uwe. Ariko ngira ngo nsoze kino kiganiro, hari inama nifuza kuba naha abantu cyangwa se abagabo by'umwihariko ku kijyanye n'iki ngiki. Nuko buriya umuntu ngo uzakugirira umumaro ntago umenya aho aturutse, ntumenya n'uko aje. Bishoboka yuko uwo ngo wita uwawe cyangwa se uwo wanyawe ndetse ufite n'ibizami byerekana yuko ari uwawe, ashobora kukubera ikirumbo ndetse aho kukugirira umumaro ahubwo akaba ugusubiza inyuma, ariko ukaba washiduka wa wundi utari uwawe ari we ukugiriye umumaro. Wenda hari ikintu kimwe abantu bajya birengagiza, ariko nacyo nshobora kuvuga yuko ku ruhande rumwe ushobora kubumva. Wenda muri ino si hari igihe umuntu ahura n'uburwayi bikaba ngombwa yuko yaba akeneye ingingo runaka, ugasanga kugira ngo urwo rugingo ruboneke biranyura muri wa muntu bafitanye isano ye ya hafi. Rero ukibaza, umugabo afashe igihe areze umwana aravutse, ageze mu myaka 5, ageze mu myaka 20, ariko utunguwe nuko uje kurwara, bakenera urugingo rwawe cyangwa se bakena nk'impyiko kugira ngo babe bayisimbuza, baza gupima wa mwana wawe ngo abe yakurengera, bakaza gusanga atari uwawe. Mu by'ukuri urumva ko icyo ari ikintu giteye inkeke ndetse n'ikintu gishobora kugutera agahinda, kugera ubwo agenda agashaka kugufatirana na bwa burwayi wari wifitiye, ugahita ufata umwanzuro mubi, ugahita ufata icyemezo kibi cyo kuva mu buzima. Mu by'ukuri rero murumva ko ibi ari ibintu bitoroshye, cyane yuko bisa nkaho n'isi yacu nayo ku kijyanye n'icyizere kigenda kiyoyoka, aho abantu bahemukirana, aho abantu barushaho kugaragarizanya ubugome ku buryo butoroshye ndetse ku buryo bushobora kuba buteye inkeke. Mu by'ukuri murumva uno mugabo waje gufata umwanzuro mubi wo kujya mu nzu akikingirana, bikarangira ashizemo umwuka. Yego nawe ntitwamushima kuko igikorwa yakoze nawe n'icy'ububwa, ariko nanone bishoboka ko yari yarebye akabona nta kindi gisubizo, akabona umwanzuro ari uwo nguwo. Cyane yuko muri ino si buriya kugira ngo ubeho neza nuko uba ufite imbaraga zo kurwana, yaba kurwana n'ibifatika cyangwa se yaba no kurwana n'imbaraga z'imyumvire cyangwa se n'imbaraga z'intekerezo. Rero igihe nyine bamwe babonye badafite ubwo bubasha bwo guhangana, niba usanga umuntu yafashe icyemezo nk'iki kitari cyiza, akaba yakwiyambura ubuzima, agapfa nyine tukamubura bikarangira. Rero reka nshimire buri muntu wese twabanye muri iki kiganiro, ariko hagati mfata umwanya nshimira buri muntu wese wakoze subscribe ku Ivuko TV, ari nako nibutsa nawe utarayikora kugira ngo uyikore, tujye turushaho kubana mu nkuru zacu, mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngewe wabagezagaho iyi nkuru cyangwa se wabagezagaho iki kiganiro, na Rigard Kwizera. Ciao ciao.